tubwire abantu ibyiza byawe. Ibyiza si ibyo twe twifuza, ibyiza si ibyo dutekereza ko ari byiza. Uri Imana uzi ibidukwiriye, uzi ibyiza kuri twe, uzi ibitugenewe. Ushimwe kuri Imana yacu, ushimwe ko twakumenya. Dusabiye abatarakumenya Mana, abazagirirwa amahirwe yo kukumenya, babashe kukumenya, babashe kukumva, babashe kugutahura, babashe kumva uburyohe bwawe n'umunezero. Abataragirwa ayo mahirwe, wa Mana we, mu nzira nyinshi ucisha kugira ngo abantu bakumenye, ubikore kuko uri Imana ugira inzira ibihumbi kugira ngo tukugirire neza, ukeneye kugirira neza kugira ngo ugirire neza bose abagukeneye ndetse n'abakugana. Emerera Mwami, sabira umugisha abantu bose bazagirirwa amahirwe yo kumva izi ndirimbo cyangwa n'ijambo ry'Imana, kugira ngo Mwami Yesu ujye ubasanga, Umwuka Wera azabagenderera, abaganirize abacitse intege mu rugenzi, abaremerewe, abafite ibibazo bitandukanye, babashe gusubiza. Uzi uko usubiza, uzi uko uganiriza umuntu kugira ngo icyubahiro kikugarukire. Urakoze Mwami Yesu, amen.